imyaka isaga 204 irihiritse umwami w'abami cyarimwe akaba n'umugaba mukuru w'ingabo z'Ubufaransa General Napoleon Bonaparte yitabye Imana. Nubwo hashize imyaka 100 Napoleon Bonaparte apfuye, aracyashyirwa ku mwanya wa mbere nk'umujenerali wakoze ibigwi bihambaye mu mateka y'isi kugeza amagingo aya. Nta wundi mujenerali wanatekereza guhirahira kumwigereranyaho, byose bishingiye ku ntambara yarwanye, izindi akaziyobora yewe akanazitsinda mu buhanga buhambaye butigeze bugerwaho n'undi wari we wese gutyo gusa. Ese ubundi Napoleon yaje ate mu mateka y'isi mu gihe isi yari iri mu mwijima w'intambara n'imvururu? Hagana mu 1769 ku kirwa cy'amashyamba cya Kursk harashe izuba ritari rya buri munsi. Aho mu mazi y'ikirwa cya Kursk havukiye umwana w'umucyo utari uw'abami cyangwa se abakozi b'Imana, ahubwo yari umwana w'inkuba y'ubutegetsi. Yari muto haba mu myaka no mu gihagararo, ariko adatinya igihagararo cy'isi. Yari nk'igicucucucu gitembera mu nzozi z'intambara n'amahoro. Izina rye akitwa Napoleon Bonaparte, umusore wavugaga bike ariko agasohoza byinshi, wavugaga igisirikare nk'aho aririmba dawu uri mu ijuru. Umusore wahinduraga ubutegetsi cyangwa se akimura ubwami akabusenya burundu bukazima nk'uhina agatambaro ku mwenda bimworoheye cyane. Uyu si inkuru y'umwami ushyirwa ku ntebe, ahubwo ni iy'umuntu wishyiriyeho ikamba imbere ya Papa Pius wa 7 agakubita ibiganza ku mateka maze agatera inkunga ibihe. Ni inkuru y'udushya twaciye ibishoboka, amategeko yanditswe ku mutima w'umuyobozi, aho intambara zirwanwa n'ubwonko aho kuba amasasu. Napoleon Bonaparte yanakoze igikorwa gisa n'igitangaza abandi bita igikorwa cy'ubwiyahuzi cyo gufunga papa. Yego nibyo wabyumvise neza, Napoleon Bonaparte yafunze papa nyiri ubutungane Pius wa 7. Yego wakumva ari nk'inzozi ariko na amateka niko ye. Ngwino nkutembereze mu nzira z'amayobera n'ubuhanga, aho umusirikare acika ku gasozi yakagwa nk'umwami mu kirwa cyo kwigunga, ariko agakomeza kubaho mu mitima y'abagendera ku nzozi, afatwa nk'umujenerali ndetse n'umwami w'abami w'Ubufaransa wakoze ibigwi bihambaye bitigeze bigerwaho n'undi wari we wese mu mateka yose y'isi. Icyo tukwibutsa, kora subscribe kandi no kunzogera ibiganiro nk'ibi bijye bikugereraho ku gihe. Oya nakubundi reka dutangire dutya. Ese ninde washushanyije Uburayi akoresheje inkota aho abandi bakoreshaga amasezerano? Ese haba hari undi muntu wabuzi ku isi wigeze kwambara ikamba ry'ubwami mu rusengero akaryambara we ubwe imbere noneho ya papa? Ese haba hari undi muntu wabuzi ku isi wigeze gufunga papa nyiri ubutungane agakomeza kugenda ku manywa y'ihangu atikoze isoni uretse Napoleon? Ese ninde washobora gutsinda isi yose ku rugamba ariko akagwa mu ntambara y'ubutita? Ese niho intambara zatsinzwe n'ubwenge kurusha ibisasu? Ese ubundi Napoleon Bonaparte yari iki? Umwami w'umusirikare se cyangwa ahubwo n'inzozi z'isi zabaye umuntu? Napoleon Bonaparte yize amashuri y'intambara mu Bufaransa, aho ibitekerezo bye byazengurukaga nko mu mpinga y'umuyaga. Mu gihe abandi basore bavugaga amasasu, we yavugaga ingamba. Aho abandi barasaga, we yashushanyaga hazaza. Mu gihe Abafaransa bari bamaze guhirika ingoma ya cyami yari yobowe n'umwami Louis XVI, igihugu cyasigaye mu icuraburindi ry'amakimbirane, nibwo Napoleon Bonaparte yinjiye mu gisirikare. Napoleon yazamutse mu mapeti vuba cyane kuko yari afite impano idasanzwe mu gukoresha imibare no gukora igenamigambi ry'intambara. Yarangije amasomo ya gisirikare mu ishuri rya École Militaire rya Paris afite imyaka 16 gusa. Yari umwe mu banyeshuri bato cyane babashije kurangiza amasomo bihuse. Napoleon yazamutse mu ntera cyane mu gihe cy'impinduramatwara zabaye mu Bufaransa mu mwaka w'1789 kugeza 1799 mu byiswe French Revolution. Muri icyo gihe abasirikare benshi b'ubwami barahunze barirukanwa mu gihugu. Ibi byahaye amahirwe abasirikare bashya bari bafite ubushake n'ubushobozi nka Napoleon. Mu mwaka w'1793 mu gihe cy'intambara y'impinduramatwara mu Bufaransa, umujyi wa Tours wari wafashwe n'ingabo z'Abongereza. Mu ntambara yo kwisubiza uwo mujyi nibwo hagaragaye umusirikare wagombaga guhindura amateka, Napoleon Bonaparte, wari ukiri kapiteni w'ingabo zirwanisha imbunda nini cyangwa se artillery force. Napoleon yabonye ko kugira ngo batsinde urugamba bagomba gufata Front Migrave. Aka ni agace kari ku musozi kazengurutse umujyi. Aha hakaba harinzwe bikomeye n'ingabo z'Abongereza. Napoleon yateguye igitero gikoresha imbunda nini ku buryo bwagutse acukura imiringoti itunguranye yo gutembereza ibikoresho n'ingabo. Yakoze igitero nijoro gishingiye ku buhanga n'igenamigambi mu buhanga buhanitse. Iyo fonti imaze gufatwa, ingabo z'Abongereza zisanze hagati mu maboko y'abanzi zitagishoboye kurinda umujyi, byatumye zimukira vuba na bwangu ku nkombe z'inyanja ya Mediterane. Nubwo Napoleon yari arwaye umusonga bwose, ntiyigeze ava ku rugamba. Yari imbere y'ingabo akabereka icyerekezo akanarwanira hafi yabo. Ubwitange bwe bwatangaje abayobozi ndetse n'ingabo zamukurikiye zitavunitse. Nyuma y'intsinzi ya Tours,
y'urupapuro Napoleon yazamuwe vuba cyane mu ntera agirwa Brigadier General ku myaka 24 gusa. Ibi byamugize umwe mu bagabo b'icyerekezo mu ntambara zose abafaransa barwanaga muri icyo gihe. Mu mwaka w'1796 kugeza 1797 Napoleon yahawe ubuyobozi bw'ingabo z'Ubufaransa mu Butaliyani, ayahakubitiye bidasubirwaho ingabo za Autriche n'iza Papuete. Iyi tsinzi yatumye amenyekana cyane ku rwego mpuzamahanga, ahinduka icyamamare, atangira gutekerezwa nk'umuntu ushobora no kuyobora igihugu cy'Ubufaransa. Nyuma ya revolution mu Bufaransa, igihugu cyari cyuzuyemo akaduruvayo, intambara no kutumvikana kwa politiki. Mu 1799 Napoleon Bonaparte yabonye amahirwe yo gufata ubutegetsi ku itariki ya 9 1799 binyuze muri coup d'etat yiswe 18 Brumaire. Napoleon nabo bafatanyije bakimara guhirika ubutegetsi, hashyizweho ubuyobozi bushya buyobowe n'abantu batatu bitwaga Kansas, ariko Napoleon we wagendaga atsinda abandi mu bubasha. Mu 1802 Napoleon yishyizeho nk'umuyobozi w'ibihe byose. Hanyuma mu 1804 yimika nk'umwami w'abami w'Ubufaransa. We ubwe yikorera umuhango wo kwiyimika, yiyimika ku ngoma ya Notre Dame i Paris. Yirinda ko papa mwimika, ahubwo yikorera byose, agaragaza ko ububasha bwe atabukomora kuri kiliziya, ahubwo ari ubwe wikoreye byose, akihiringa kugeza abaye umwami. Napoleon akomeza guhaha muri si kuko ubwe yishyiriyeho ikamba mu 1804 imbere ya Papa Pius wa karindwi, yihindura nk'umugabo utavugirwamo yewe n'imbere y'Imana. Napoleon amaze gufata ubutegetsi yashushanyije Uburayi bushya, ashyiraho amategeko atari abatunzi gusa, yashyizeho ibyiswe Codes of Napoleon. Iki cyari igitabo cy'amategeko cyubahirije uburenganzira bwa muntu. Iki gitabo cyaje no guhinduka itegeko nshinga ry'ibihugu byinshi ku isi. Napoleon amaze kwambara ikamba ryo kuba umwami w'Ubufaransa ntiyanyuzwe, yarebye imbere areba ibihugu byose byari bikikije Ubufaransa, abona ibihugu byarimo ibivunge by'amakimbirane, ubutegetsi bw'ubwami butubahirizaga uburenganzira bwa muntu, yewe ndetse n'ibihugu byari mu gahinda k'amacakubiri. Napoleon nk'umujenerali wese wamenyeye guhora mu ntambara ntabwo ari bwicare ngo atuze. Yaragize ati, niba mu gihugu cyanjye hari amahoro ubwo nzajya kuyazana aho atari. Napoleon yagiye mu Butaliyani arwana n'ubwami, yahirika ubutegetsi bwariho, ahasimbuza abami bamenaga amaraso, ashyiraho abategetsi be bari bahuje ibitekerezo by'impinduka. Mu migi ya Roma na Milano indirimbo zasimbuwe n'ibendera rya Napoleon riri hejuru rirabagirana nk'inyenyeri mu kirere. Napoleon yarambutse ajya mu Budage, icyo gihe bwari bugizwe n'uturere twinshi twitwaga German States. Napoleon yatsinze mu ntambara umwami w'Ubudage witwaga Francis wa kabiri, maze asenya ubutegetsi bwe burundu, ashyiraho ihuriro ryitwaga Confederation of the Rhine, ryari riyobowe nawe ubwe ku ruhande. Napoleon yari nk'umuyaga usenya inzu z'imbaho, agasiga yubatse amazu y'amategeko agezweho. Nk'ubwo ibyo yabikoze mu Busuwisi, muri Belgique ndetse na Espagne, agakuraho abami n'ibikomangoma, agashyiraho imitegekere ya repubulika cyangwa se abashyigikiye amahame ye, aho ntihakoreshwa intambara nk'izindi, ahubwo hakifashishwa igitugu cya gisirikare. Nk'ubwo Napoleon yarakomeje arambuka ajya muri Espagne mu 1808. Napoleon yateye Espagne arabatsinda, akuraho ubwami bwa Ferdinand wa karindwi, maze ashyiraho murumuna we witwaga Joseph Bonaparte ngo abe umwami mushya wa Espagne. Ibi byateje intambara ndende yiswe Peninsula War. Napoleon yafataga ubutegetsi bwariho nk'imbogamizi ku mahame mashya, amategeko, ubwigenge bw'abaturage n'imiyoborere igezweho, akabukuraho aho bidashobotse mu mahoro, agakoresha intwaro. Abanyaburayi bamurebaga nk'ikirura kiri mu ntama zabo, ariko ntiyicaye ku ntebe y'ubwami ngo yiryohere, ahubwo yahoraga mu ntambara, nk'ubwo akaba mu mirongo y'imbere ku rugamba, dore ko yari afite ubuhanga budasanzwe mu mirwanire, ibyo bigatera morale abasirikare be. Noneho wakwibaza ngo ni gute haje kwaduka umwuka mubi hagati ya Napoleon n'inzu y'Imana kugeza ubwo yafunze papa akamujugunya mu nzu y'imbohe. Ubundi hari igihe intwaro ziceceka, amagambo akarwana urugamba rurutu rw'amasasu. Dore nk'ubwo uko Napoleon yogogaga Uburayi uko ashaka, agahirika ubwami akubaka ubundi n'impindura amatwara azeshya, ni nako yagendaga asenya ubwami bwari busanzwe bwubashywe mu mateka yose ya Kiliziya Gatolika. Nk'ubwo mu 1801 Napoleon yari yagerageje kugarura umubano mwiza hagati y'Ubufaransa na Kiliziya, asinya amasezerano na Papa Pius wa karindwi, amasezerano azwi nka Concordat, yagombaga guhagarika ubushyamirane bwari bumaze imyaka n'imyaka. Ariko nubwo amasezerano yasinywe, ibitekerezo byombi hagati ya Papa na Napoleon byari nk'amazi n'amavuta, ntago byashoboraga kwivanga na gato ngo bishoboke. Napoleon yashakaga ko Kiliziya izajya imubera nk'igikoresho cya politike, igashyigikira amategeko n'ibyemezo bye nk'ukuri kw'ijuru. Papa yamubwiraga mu rujijo mu ijambo rimwe gusa, ati ubwami bw'isi bugira iherezo, naho ubwami bwa Kristo bwo n'ubw'iteka ryose.
Umwuka mubi watangiye gushinga imizi igihe Napoleon yafataga ibihugu bya papa bihindura ibice by'ubwami bwe. Papa yamaganye icyo gikorwa mu ruhame yitwaza ububasha bw'Imana. Napoleon we ntiyashidikanyije, yambuye papa ijambo n'icyubahiro yari afite ku isi, amushyiriraho ibihano. Napoleon yategetse ko Papa Pius wa karindwi afatwa n'ingabo ze. Mu ijoro papa yarafashwe ajyanwa i Savona, maze nyuma yimurirwa Fontainebleau. Icyari igikorwa cy'ubutumwa gihinduka ubushwambagara bw'akarengane. Papa atabwa muri yombi, ajugunywa mu nzu y'imbohe. Isi yose yari ikanze bati noneho Napoleon wakoze ibiki? Kiliziya icikamo igikuba mu gihe abandi bami bategerezaga imigisha n'ubuvugizi bwa papa. Napoleon we yari yaramugize ifungwa ye. Ibi ni ubwa mbere byari bibaye mu mateka yose ya Gikristo ko umwami w'isi yifata agafunga papa, intumwa ya Petero. Napoleon yaragize ati ubwami bw'Imana buri mu mitima, ntabwo buri mu biro bya Vatikani. Ariko se koko ubutegetsi bw'isi bushobora gufunga ukuri kw'ijuru? Kuki umugabo watsinze amahanga atashoboye gutsinda ukuri kwa Kiliziya? Ibibazo byasigaye mu mitima ya benshi bati Napoleon yatsinze ingabo, yandika amategeko, yubaka ubwami, asenya ubundi. Ariko yari yamaze kurenga imirongo itukura, yinjiye mu butaka bwera, yarenze umurongo utagomba kwambukirwaho. Ubwo inkiko, abami n'abaminisitiri bavugaga yego ku ijambo rya Napoleon, ijuru ryari ryatangiye kumucurira umugambi utamubabarira. Gufunga papa si nko gufunga umwanzi w'igihugu, ni ugufunga ibendera ry'ijuru, ni uguhagarika imbaraga z'Imana, ni ugukandagira ku rukiko rutaboneka. Ubwami bwa Napoleon bwari bwarubatse inkingi ku bumenyi, ku nkota no ku mategeko yihuta kurusha igihe. Ariko igihe kiragera kikarangira kigatambuka nk'umuyaga w'igicuku. Ubwiza bw'inkota ye bwarashwanyaguritse. Napoleon yashatse gutsinda Uburusiya, ariko urubura n'ubukonje bwaho bimurusha imbaraga. Ingabo ze zatsinzwe urusobe, imitima iracika, imigambi y'ubwami bw'iteka iba nk'impapuro z'umuyaga. Mu mwaka w'1814 Ubufaransa bwarafashwe, umurwa mukuru Paris urafatwa. Napoleon arahunga, ntabwo yahunze abantu ahubwo yahunze amateka. Bamuhungirishirije ku kirwa cya Elba, agenda areba aho yigeze kuba umwami w'isi, none yaragiye kuba umwami w'ikirwa gito kitagira n'ubwami. Napoleon nk'inkuba yongeye kugaruka mu 1815, maze agaruka ku butegetsi mu gihe cy'iminsi 100. Ageze ku butegetsi aratsindwa, ubwo amateka bamurangirijeho igitabo. Yarafashwe ajyanwa kuri Saint Helena ku kirwa cy'Icuraburindi, aho yangiwe no kubona ishusho y'isi yahoze ayobora. Niho yandikiye amagambo akomeye ati natsinze ibihugu ariko sinatsinze umuntu, nafunze papa ariko sinafunze Imana. Napoleon Bonaparte yapfuye mu 1821, ariko izina rye ntiryigeze ripfa. Mu mashuri y'amategeko, mu nyandiko z'abategetsi, mu ndirimbo z'abasirikare no mu masengesho y'abakristo bamwibuka nk'uwakoze byinshi, ariko se yabikoreye nde? Kora subscribe kuri Domis News TV ukomeze kuryoherwa n'inyandiko zicukumburanya ubuhanga, amakuru y'ibyamamare n'imizingo y'ibitabo dukomeza kukugezaho.